Ndabasuhuje mwese aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu ndetse mu Rwanda no mu mahanga. Abantu bamaze iminsi cyane cyane abapayiniya bamaze iminsi bagira ikibazo cy'uburyo bageza ikibazo cyabo kuri Core Team kugira ngo ibashe kubafasha bayandikiye. Niyo mpamvu rero iyi video kugira ngo bafashe buri muntu wese ukurikira iyi video araba afite amahirwe ndetse n'ubushobozi bwo kubasha kwandikira Core Team akaba yayereka ikibazo afite. Reka dutangire tugendane akantu ku kandi wowe uri mushya kuri iyi channel nagira ngo usabe gukanda subscribe ndetse ukore na like ndetse na share kugira ngo abandi bafite icyo kibazo nabo babashe kumenyesha Core Team. Mbere na mbere uraza hano kuri Pi, uraza hano kuri application ya Pi, uyikandeho utegereze. Numara gutegereza irafunguka, biragusaba kuba ahantu hari internet ikora neza kugira ngo ubashe kugera ahantu ngiye kugenda nkuyobora. Umuntu mushya kuri iyi channel nagira ngo nkwibutse gukanda subscribe, ukore na share ndetse niyo ngombwa ukore no kukazogera kugira ngo hatazagira indi nkuru yacu igutambukaho utayirebye. Turategereje kugira ngo Pi ibanze ifunguke twitonze kandi tutarambiwe. Abantu bamaze iminsi bafite ikibazo cy'ukuntu wakandikira Core Team kandi nibyo turi mu gihe cyo kwitegura kugira ngo Pi izasaruro. Turategereza nyine loading. Pi ntabwo ipfa gufunguka, bigusaba kuba uri ahantu ufite connection zihagije. Bisaba rero kwitonda ugategereza wihanganye nyine nturambirwe. Urabona yuko iri gufunguka. Urabona rero yafungutse. Ukimara kugera ahangaha urahita uza hano hejuru ahangaha kuri tuno dukoni dutatu two mu kaboko kawe k'ibumoso, hanyuma ukoreho. Numara gukoraho urahita usikoringa uzamuke, uraza uhite ugera ahantu handitse support urakora hano handitse support ahangaha portal, hanyuma uhakoreho support portal uhakoreho. Numara gukora urahita uza, reka dusubire inyuma gatoya, dusubire inyuma turebe. Ndabona system iri kwanga ukuntu. Dutegereze turebe. Ngira ngo turongera dutangire turebe. Turahita tuza hano ku dukoni dutatu hejuru, hanyuma tuze hano handitse support portal. Turangiza turahakanda, urahita uhakanda, hanyuma utegereza akanya gatoya. Tegereza gatoya wihanganye turebe. Abantu benshi bamaze iminsi bafite ikibazo ariko babuze uburyo bakandikira Core Team. Nayo mpamvu rero nanjye nkoze iyi video kugira ngo tubafashe ubashe kwandikira Core Team nta handi hantu unyuze. Ngira ngo urabona hano hantu hafungutse, urazamuka hano uhanyure, nurangiza na hano hatambuke. Uraza nurangiza wenda se urugero
ufite ikibazo kuri KYC, urabona hano handitse KYC in email request account setting email requesting pay help in email. Nyine urabona uko ahantu hagiye hameze. Sasa reka wenda duce hano kuri KYC dukoreho turebe, kuko ni ukugira ngo mbafashe uburyo wakinjira, hanyuma tuhakoreho dutegereze gatoya irodinge. Muntu ukiri mushyashya kuri iyi channel, nagira ngo ukurikire video witonze akantu ku kandi, nitugera hano turasikoringa tuzamuke. Hanyuma hano rero hano tugeze hano handitse email, ngira ngo reka nkwereke uko hameze. Hano ndabereka neza nitonze kugira ngo bibashe kugufasha. Hano handitse email, urashyiramo email muri kano kazu. Hanyuma hano hasi urashyiramo username wakoresheje kuri pay yawe, hanyuma nurangiza uzamuke. Niba uje kuri kuverifya nimero cyangwa email cyangwa se ikindi kintu, uraza niba ari ukuverifya nimero ya telefone urakandaho, ni urugero, cyangwa Facebook cyangwa email cyangwa kuverifya account. Hanyuma rero ahangaha uraza, aha urabona barakongo what is a country. Hano urashyiramo igihugu cyawe wafunguriyemo pay yawe, uzamura Scott. Hano baravuga ngo what is your country. Hano urashyiramo nanone igihugu urimo bwite, hano washyiramo icyo uherereyemo. Hejuru ahangaha nshyizeho agakubo washyiramo igihugu uherereyemo, ariko ahangaha nshyize tuno dufresh tubiri wahashyira igihugu utuyemo nyine. Yes, ngira ngo biri kumvikana. Hanyuma hano hasi urashyiramo ubwoko bwa telefoni yawe, ubwo niho hano urakanda kuri aka kantu, hanyuma baguhe aho ushyiramo telefoni. Na hano urashyiramo ubwoko bwa telefoni yawe uko yitwa. Ngira ngo hano baravuze ngo specific os verisiyo example, nyine barakwereka yuko ushyiramo yes, ngira ngo biragaragara. Hano urashyiramo ubwoko bwa telefoni yawe, mode ya telefoni yawe. Uze hano niba ari kuri I can't access the pay browser, niba ari kuri browser uravivura. Hano niba ufite ikibazo muri rusange, ibi ngibi tubikora kugira ngo tugende tubafasha uburyo nyine ugenda uripotinga. Icyangombwa nuko nkuyobora nkakugezaho uripotingira ikibazo. Ngira ngo twahageze. Ahangaha urabona handitse ngo description kuri kano kajambo. Shaza vuga ngo ahangaha urakirika kuri kano kantu, kuri kano kaboro kari hano. Hanyuma nurangiza ukandeho bibi inyuguti binini, wandikeho wenda urugero hanzeho. Reka turebe, urabona ko bazanye agakaramu twakoresha twandika ngaka hano. Nawe nyine urandika ikibazo cyawe mo hano, biraba byandikika. Twagiye. Nurangiza urasikoringa uze hano ukande hano kuri browse. Ahantu rero handitse browser uraba wakoze copyright gato, uraba wakoze screenshot y'ahantu ikibazo cyawe kiri. Aha rero niho ibintu biri gucangira abantu. Wenda urugero uri kuverifya nimero ya telefoni ikanga, cyangwa se urimo uraverifya email bikanga, cyangwa se washyizemo password zawe zanga gukora. Urakora screenshot y'ahantu ikibazo kibera, hanyuma hano hejuru numara kuripotingamo ikibazo cyawe uraza ahangaha. Ngere mbisubiremo, aha wamaze kuripotingamo ikibazo cyawe ufite. Ahangaha aha niho wandikamo ikibazo cyawe ufite, wandika mu Cyongereza birumvikana. Hanyuma urahita uza ukwande kuri kano kajambo, bahite baguha ahantu ushyiramo screenshot. Urugero reka ngakandeho turebe, ngakanzeho, reka turebe dukurikire gato. Urabona ko bakuzanye hano hasi ngo download. Uraza hano ukore nyine
kuri download, uyikoreho download, ngira biri kugaragara. Nurangiza barakuzana hano ku mavideo, ariko urabona bakuzanye ahantu hari ama screenshot. Screenshot ntekereza yuko irabiri hano, wamekinze sure yuko ariyo. Nurangiza uyikoreho, reka nyikoreho turebe ukuntu bigenda, dutegereze gato turebe uko bigenda. Ikintu cyose no gutegereza wihanganye. Tayari ngira ngo urabona yuko ya foto yawe wakoze screenshot yaje tayari. Ngira ngo uri kuyibona hano hasi yuko iri kurodinga. Ngira ngo mwese muri kubibona yuko iri kurodinga. Urategereza kano kantu kari kurodinga kabanze karangire, hanyuma nurangiza nyine kurodinga kamaze kuzura, ngira ngo turategereza turebe. Okay, tayari ngira ngo muri kugenda mureba kuko ari kugenda gahinduka. Ngira ngo urabona yuko tayari ya foto yawe cyangwa se ya screenshot yawe ikaba yaje ngiyi hano. Ikintu rero uhita ukora, uhita uza hano hasi handitse send. Hano hasi handitse send, uraza hano handitse send, ngira ngo urabibona, uhita ukanda kuri send. Ngira ngo numara gukanda kuri send, urahita nyine wohereza. Ngira ngo wamaze kubibona. Muntu rero mushyashya hano kuri channel yacu, ngira ngo urabisobanukiwe. Ikindi udasobanukiwe waza kunyandikira muri description, ndi bushyiremo nimero ya telefoni, hanyuma ukavuga ubufasha bundi runaka twagufasha, cyangwa icyo utasobanukiwe ukatwandikira no kuri WhatsApp kuri iyo nimero. Nagira ngo mbifurize kugira ibihe byiza, kandi iyi payi, aya mahirwe, ubu bukire Imana yagabiye abantu bihanganye, nagira ngo muzabubyaze umusaruro hamwe no gusenga Imana kugira ngo ibungure ubwenge. Ntabwo byoroshye kugira ngo muzabashe kubara uwo mutungo Imana yabahaye. Mugire ibihe byiza. Bye, murakoze cyane.